Haleluya. Tugeze mu mwanya wo kongera kubabwira ngo mwese mvuge ngo haleluya. Mvuge ngo amen. Haleluya. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro bityo. Twese isi yose irasabwa kumenya yuko dufite umucunguzi umwe ari we Yesu Kristo, ari we mutangabugingo, ari we mahoro yacu, ari we Imana yacu, ari we ubuzima bwacu, ari we mugenga wa byose, nta na kimwe atagomba kugenga. Umuntu utuye muri iyi si wese agomba kumenya ngo hari umukiza, kandi ubugingo buhoraho buzabonekerwa muri we. Imigambi yacu yose izuzurira muri we. Ntawe uzajya mu ijuru atamunyuzeho. N'aba bandi bizeye, aba bandi bafunguwe bamucoyeho n'abaforowa, abandi bantu bakurikiye ari benshi, ntabwo twavuga tubavuga, ariko harimo bakeya. Harimo nk'abantu twose bakurikira Shawusha, n'ababudisite bakurikira Buddha, abisilamu bakurikira Muhammad Subhanahu wa Ta'ala, hari abandi bantu bagiye bakurikira ba Ruseri, abahamya ba Yehova, hari abandi bakurikira abantu bitwa ngo ni ba apotre, bakaba bashinze amatorero akaba akomeye, ariko mu by'ukuri twese ari aba Muhammad, ari abo ngabo bose bitwa ba apotre, ndavuga n'amazina namwe muzi, abo bose bari munsi ya Yesu Kristo. Bagomba kuba intumwa. Icyo waba uri cyo cyose kuri iyi si Imana, waba usenga waba udasenga, ariko menya ngo hari Imana yaremye ijuru n'isi, yishyiraho kugira ngo abantu bose bayiremeke. Dusenge dukomeze dushime iteka Umwami Imana, dushime imbabazi n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe byabanye natwe, none Mana uko tuje Imana kandi tugomba gukomeza izina ryawe cyubahiro. Uteka mu Imana tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo abantu bose bagomba kumenya umukiza, bakamwubaha, akabageza kuri Data wa twese, kandi akabamurikira umucyo, imbaraga azatanga zizazura abapfuye, ikabazamura n'abazaba bakiriho. Ari bo bazaza gukora ibimenyetso biheruka kuri iyi si, ko nta wundi muntu uzigera aza kubikora, kandi akazabajyana akaba yicaye akazikikira uburyo bwa se. Niyo mpamvu natwe twese ko Data twese adukunda, twagenda dutumaho abahanuzi, dutumaho intumwa, tuba turi n'umwana we by'umwihariko, ndetse akaduha n'abamarayika kuri buri muntu wese kugira ngo baturinde. Maze Imana natwe turashaka kugira ngo ibyo ababyeyi bacu banyazwe n'abandi benshi batashoboye kugeraho, abantu benshi batari bamenyana n'ubu, twe dushaka kugira ngo tubimenye kandi tubibamenyeshe, tumenyeshe isi yose. Ntabwo turamenyesha igihugu turimo gusa, ntabwo turamenyesha umugabane turi w'Afurika, turamenyesha isi yose ngo imenye umuco uvira abari mu isi, umuco uva muri Bibiliya, umuco uva mu bitabo bitandukanye by'ubuhanuzi. Ndetse hari ibitabo byanditswe na Ellen White, byose uko ari 5, intambara ikomeye, bifitwe byose kurambe n'abahanuzi, abakurambe n'abahanuzi, harimo abahanuzi n'abami, twamaze kuba intambara ikomeye n'inama zigiye itorero, ibyakozwe n'intumwa, ibyo bitabo ari 5. N'Imana niyo yanditse, kandi hari n'ibindi bitabo byanditswe n'abandi ba John Bunyane, aho ubutumwa na n'ubu tugira akamaro. Hari abandi benshi batandukanye batanze ubutumwa dusoma tugasanga ni ibisubizo kuri twebwe. Abo bose Mwami Imana, ubutumwa bwawe Mana ubuhuze hamwe, maze bwegeze imitima yacu nk'abatuye isi bose, mu mugabane yose, mu ndimi zose, mu moko yose,
tumenye umuco wawe tubaye mu ijuru, izina ryawe cyubahiro. Uwiteka muzima nawe turi kumwe bose mu izina rya Yesu, amina. Turimo tuvuga ngo Imana urukundo rwayo yohereje umwana wayo aza kudupfira, yemera gupfa ku bwacu undi ukene ukazatujyana mu ijuru. Ariko hari ikindi kintu mwe mutamenye, buriya Imana yakuriye mu muntu yari ifite umushinga ukomeye cyane. Uyu mushinga wari uteye ubwoba ku buryo Imana agiye kuwukora ntiwutekereze. Umwe muri mu butatu bwera yavuze ati tugiye kure umuntu agira byose natwe, tuzari umuntu agira byose natwe. Abantu bose bikicaye bati uyu muntu ko azaducamo, ko azaduteza Lusiferi, kandi dushaka kumubwira ibanga ryacu. Tumubwiye ubundi ntiyatwubaha, yazana n'udusuzuguro. Tutamubwiye yazivumbura akaza muri iyi si, yanagateza imvuruvu, noneho agatwara kimwe cyacu cy'abamarayika. Bizagenda bite? Abamarayika bose bemereye cyane, nuko Imana ubwayo na Mwuka Wera na Yesu Kristo ari akiri umwana bemeranya ko bagomba kuza kurema Lusiferi akigomeka, atwara abamarayika, isigaye Imana ikazabakirisha ubuntu bwayo ikoresheje incarnation, kugira umuntu kwa Jambo akaza kubana natwe, nyuma yaho akazaza gupfa urupfu rubi, yarangiza akazuka igihe gito, akazukana umunyago. Imana yavuze ngo nimukora no gupfa muzapfa. Bakavuze ngo muzagumayo. Yari bizi ko abantu bagiye kuzahura n'ibibazo bakazapfa, ariko ntibahita bapfa ako kanya, kuko yavuze ngo no gupfa muzapfa. Ariko ntabwo gupfa bigenderewe. Kuri ibyo ntabwo yabivuze ngo gupfa, ahubwo yari yabivuze ngo kugoma, kifatanye n'umwanzi. Ariko Imana imaze gusobanurira umuntu ku urukundo rwayo yaremeye, aritonda, yakira umuburo. Ndetse ibitabo byinshi twagiye dusoma n'ubuhamya twagiye duhabwa n'abandi babwiriza batandukanye, bemeje ko ubushakashatsi bwagiye bukorwa, Adamu nta kintu cyaha yongeye gukora na Eva, kuko bakomeje kwihangana, bagakorera Imana, bakabwira abana babo buri bintu bikwiriye. Ubwo basohotse muri Edeni bagize agahinda gakomeye, nta mbaraga bongeye kugira gukora ibyaha nk'uko tubizi. Ariko icyo dushaka kuvuga ni iki kimwe: Imana yari imaze kubona abo bantu bacumuye, bitonze, bicishije bugufi, bamanje bisobanura, bakabona biranze, bakamenya bati oh Mana dukore icyo ushaka. Ariko nanjye sindabica, ahubwo no gupfa muzapfa. Gira gute? Muzapfa. Niyo mpamvu ariko Imana yavuze ngo reka mbere ku musaraba uzabacungura. Imana ibereka isezerano ryiza ko hagiye kuzaba umucunguzi akaza kubacungura. None se ubwo butumwa Adamu yahagazemo nanjye ko aribwo ndimo, ubwo butumwa Adamu Imana yamuhaye ku gice cy'itangiriro, ko yamuhaye isabato, ko yayiruhutse, yaremwe ku munsi wa gatandatu, ariho vendredi cyangwa se Friday, cyangwa se hari n'abawita ngo mu Rwanda mu munsi wa gatanu, ariko mu munsi twebwe muri banki twemera ko umunsi wa gatandatu ubanziriza isabato ari umunsi wa karindwi. Kuki Imana yamuremye ku wa gatandatu gaca kaja kuruhuka isabato? Se ubwo yararushe? Ntabwo yabigize bitaro. Ku igisubizo gihari cy'ukuri ni uko uwo muntu atararushe, ahubwo Imana ishaka kugira ngo imwereke isabato, atari yaja mu bintu byinshi bikamuvangira. Imana yamuhaye isabato, kandi dufite ihame neza kuko abana b'Imana bose bakomeje ku isabato, barimo Seti, Enoki n'abandi benshi bakomeje nk'uko isekuru yabo iri. Abo bose ntabwo bigeze banyuranya n'icyo Imana yari yavuze. Imana yaravuze iti muzakora ibyo gukiranuka. Ariko nubwo bwose bari bafite ibibazo, bakoze uruhererekane, bagera kuri Nowa, birakomeza biragenda, bigera kuri Aburahamu,
Aburahamu birakomeza biragenda, abo bose baherukaga isabato. Kugera kuri Yakobo ariko byari binyuze kuri Isaka abyara Yakobo ndetse na Esawu. Abo bose usibye Esawu utakiba umwanya wo gusenga Imana, ariko Yakobo yari akiwubona asenga Imana. Yakobo abana n'ababyeyi be muri gahunda zo kuramya. Impamvu Imana ititaye kuri Esawu, ntabwo yitaga ku gahunda zo kuramya, ntabwo yigeze yita ku gahunda zo gusingiza Imana. Niba abandi basengaga harakumva, ariko nta gaciro bihaye. Imana ivuga ngo mu nda yawe harimo abana babiri b'impanga, ariko umuto niwe uzategeka umukuru, kuko umukuru atazashobora gutegeka umuto. Ariko umubyeyi nk'uko mubizi, nta musaza rero gukomeza kundwakaza Esawu, ariko byarangiye bibaye ubusa. Nimba Isake yarakunze Yakobo akamutisha Esawu kandi ari mukuru, nubwo bwose bavuze ngo yariganyije yego yakoze ibyaha bitari bikwiriye, kumbaga kureka akazategeza umugisha Imana izamuha. Ubukoryo birangira yibye mukuru we, ariko impamvu nubwo yabikoze, Imana yabikoze ku mugambi w'Imana, kuko mukuru we ntabwo yakundaga gusenga Imana, yakundaga kutabona umwanya. Ubwo rero abantu badasenga bita ku Mana, ibyabo bizarangira Imana itabasize ku murongo wayo, yatakaye. Reka nsaba abantu bose bari kutwumva, mukunda Imana ihoraho, mukunda Umuremyi, mumenye yuko ibyo Imana yasizeho byose ikabivugira mu bahanuzi bayo bizasohora. Menye yuko urukundo rwayo rwose ruturuka ku Mana, ari narwo rukwiramo. Ubu twese dufite isura y'Imana, nubwo ari gakeya twe twarangiritse bihagije. Hari igihe ushobora kwireba, wakwireba neza ukavuga uti rwose mva turi rimwe nabi tubona wageze mu maso hakanyaraye, amaso y'igikara, amaso ukareba amaguru ukabona reka da inzara, reka da kubona amaguru ni magufi y'igikuri, kubona muremure se bitagira icyo bimaze. Wareba ibice by'umubiri byose ukabona biri hariya, ariko gutekwa ntabwo bihagije, harunda abandi bandusha. Icyo gihe bituma rero bigaragaza neza yuko isura yacu yangiritse bihagije. Ugabona n'ubu harimo bake isura bitari yangirika cyane, ariko haba mu ntege twaranduye, haba mu buzima tubaho twaranduye, haba mu nshuti twaranduye, biratwanduje ni byinshi. Reka dusabe Umwami Imana yongere kutugarura umurongo, atukure mu byatwanduje, kandi katwanduje tubibutse gukora subscribe ndetse no gukanda like kugira ngo murutere inkunga. Murakoze, nakagaruka. Ciao ciao.